Mbese mujya mwibaza gukorera Imana kwacu gukwiriye ari ukwiye? Reka twifashishe rino jambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Paul yandikiye Abaroma, turasoma igice cya 12, turasoma umurongo umwe wa mbere gusa. Haranditse ati: nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Iri ni ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Paul yandikiye Abaroma. Riratubwira gukorera Imana kwacu ari ukwiye. Gukorera Imana kwacu gukwiriye nuko tugomba gutanga imibiri yacu ikaba ibitambo bizima kandi byera bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwacu gukwiriye. Nta kundi gukorera Imana kwacu sibye guhara uyu mubiri wacu tukareka bya bindi byose bitunezeza, ahubwo tugategeka umubiri wacu ugakora ibinezeza Imana, kuko iyo ukora gutyo ariko gukorera Imana kwawe gukwiriye